abakobwa nta mitima ikunda bakigira ashaka baratubeshyera turakunda nyine njye umukunzi wanjye mufasha nca inyuma ikintu uko yakabye ariko inshuro zirenze inshuro imwe ebyiri eshatu namubabarira ariko ya kane ntabwo namubabarira twese dutandukana. Hello people, nizere ko mumeze neza cyane mwebwe mudukurikirana muri mu bice bigiye bitandukanye hirya no hino ku isi. Ni by'agaciro cyane ko muba mwahisemo yawe TV. Niba utarakora subscribe urabikora kugira ngo tujye twibanira gatanu kuri gatanu umunsi ku munsi nta kiganiro na kimwe kigucitse. Dufite kandi website ibiriho amakuru yizewe kandi agezweho umunsi ku munsi yawe tv.com. Iyo ni website ibiriho amakuru meza cyane agezweho buri munsi urayisura hanyuma ukamenya isi yerekeza. Ikintu cya mbere ni amakuru. Dufite kandi Body Max Fitness, abangaba barakubwira ko niba ushaka gukora umubiri wawe ukaba physical fit uba ugomba kubagana. Duhereye mu Giporoso usa n'uwerekeza i Kanombe dusange muri Hilltop. Dufite gym nziza cyane irimo ibikoresho byiza cyane wakwifuza. Dufite sauna de massage, dufite swimming pool. Udamagara kuri 0788 35 40 hanyuma bakaguha amakuru arenze ayo ngayo mbanguhaye. Yitwa Patrick, yambanje kugira ngo twiganirire stories zigiye zitandukanye tugirayo bimwe tunguranaho. Ari ibintu abantu babibaza bakabura ibisubizo cyangwa se batanabyumva kimwe. Mbanje kugira ngo rero tuganire tugire ubusobanuro bumwe na bumwe tugenda tubona bitewe n'abantu twatuganira bagiye batandukanye. Umeze neza se? Umeze neza. Namahoro. Namahoro. Tugaye ikaze kuri yawe TV. Murakoze cyane. Witwa ngwiki? Bakwita ngwiki? Banyita Soso. Bakwita Soso? Yeah. Bakwita Soso. Wokitwa? Solange. Uka Soso simugomba kavugitse gute? Kavugitse neza. Akuno abantu ngo bivire fiyenge yo mu mibyuko y'ibyaro. Bagera mu gihe leta fata izina ka. Sabone twanga Korodina ngo ni koko. Nawe nubwo buryo. Abyuzi. Solange wumvaga kavugitse n'abasoso. Solange rirerire. Tubikita ka Soso. Soso. Amakuru y'imisi Soso. Neza. Soso na Solange ubushaka kubaguhamagara gake. Ibyo wamugara ryose nakwitaho. Okay. Solange se ni muntu ki? Umuntu usanzwe. Umuntu usanzwe no kuvuga. Umuntu nyine usanzwe uranga. Uranga. Nta cyeshe natakije. Umukobwa. Umukobwa. Umukobwa ufite umugabo umwe. Oya nta. Umukobwa ufite umugabo umwe. Ufite umusore umwe wakunda. Umugore n'ugira umugabo umwe. Okay, ubwo ufite umusore umwe. Oya nabyo ntago ari ibyo. Umukobwa ibyo gusa. Nta mukunzi se? Nawe. Kubera iki nawe? Siko cyuma mutabyemera mama ufite benshi muvuga bati reka ngo mbese nige hose. Oya igihe cyo kitaragera cyo kuvuga ngo arahari. Shaka kuvuga ko ahari kandi wate utari ready kwemera ko. Ariko wowe ufite uwo ukunda. Ukunda ntiyabura. Uramufite? Ukunda ntago yabura. Nyine uramufite. Ariko mugani watabura bivuze ko ahari. Yo niba utabura bivuze ko ahari. Ndavuze nti ukunda ntiyabura. Ahubwo wakwibaza uti ngiye mfite uwo nkunda ariko se arankunda. Okay. Cyangwa ngiye hari unkunda. Ese wa mugani ibyo bintu kuba bitanasobanutse mu kono. Undi umuntu yemeza ko akunda n'umuntu gute? Wa umuntu yagiye avuga ati ngiye nkunda kanaka. Wowe byumva utaho ngaho. Ubwo haraho biba bigeze. Buri giye kuvuga ngo nkundana n'umuntu arankunda haba hari impamvu igutera kubivuga gutyo. Njyewe ntayo mfite. Ndakaje. Wowe kuba wavuga ko mukundana n'umuntu ntari. Ntago icyo gihe ndakigerera mu cyo kuvuga ngo nkundana na runaka. Ufite imyaka ingahe? 20. Nta muntu murakundana ku myaka 20. Nta muntu bivuga. Nta muntu bivuga. Ese undi abantu bakundana iyo batandukanye ubona ari ndubihomberamo. Nuruhe ruhare ruhande ruhomba cyane. Tutitaye ku watumye batandukanye. Biterwa n'uwakundaga undi cyane. N'uwakundaga undi cyane. Tuvugera umuhungu wamukundaga cyane. Ari umuhungu urumva ubihomberamo cyane tuvuge mfite umuntu dukundana. Sibyo? Reka nge nifate n'undi muntu ntazi. Nkundana n'umuntu. Umuntu ex. Ninjye umukunda cyane. Sibyo? Kandi dutandukana
ndumva n'izaba bihombeye we ntago yankundaga ni njye nyine numvaga narashize ahari urumva ubwo icyo gihe tekereza ukuntu mwahuraga yenda se mwasohokaga yenda se hari ibyo mwaganiraga yenda se hari utundi tuntu yagufashaga nk'uduki yishyuraga nk'inzu nk'ibyo byose se niba yishyuraga inzu akakumenyera iki utuntu twose akamuhamagara ati bimeze gutya akagusapotinga mu buryo runaka ubwo urumva iyo agiye hari ukundi kuntu none se ubwo uwo muntu yagiye yagufashaga ibyo bintu ukumbura urukundo cyangwa ukumbura ibyo yaguhaga byose urabikumbura mwakundanaga kandi ntago waba ukundana n'umuntu ngo ureke kumubwira ko wenda mfite ikibazo runaka mfasha mw'ubu buryo sibyo kuko nyine murakundana niwe muntu wumva wabwira utuntu twawe twose sibyo rero ntago ari uko ukumbura bya bindi yaguhaga uramukumbura ugakumbura basi ese wowe ubundi ibyo wowe ntiwabimuha ubifite ubimurushije wabimuha ariko nawe mu gihe abikurushije arabiguha oya ntago ari ukumwaka gusa wowe umuntu mukundana wumva ufite amafaranga wayamuha umuntu dukundana ufite amafaranga ntayamuha ntago wayamwaka ufite nk'akabazo kandi ufite nk'icumi ryawe ku mufuka ntabwo mfite akabazo m'icumi ufite icumi ku mufuka oya kandi iyo afite akabazo k'icumi ndarifite ngomba kugakemura uyamwaka cyagiye nawe ntabifite umbwiye ngo ukunda cyane niwe ubabara nese kandi hava ngo abakobwa bo ko nta mitima ikunda bakigira ntabwo bakibabazwa abakobwa nta mitima ikunda bakigira sha baratubeshyera turakunda namwe ese ubundi ruhande ruvuga ukuri rurushye umukobwa arakubwira ngo abasore b'iyi minsi basigaye bababaza kubi umutima wanjye uraharenganiye wahora n'umusore aramubwira ati ibyo nahuye nabyo umukobwa ibintu yankoreye uruhande ruvuga ukuri rurushye mwese kuma mwitana ba mwana impande zose zivuga ukuri rero impande zose zivuga ukuri sibyo ndi umukobwa nkundana n'umutipe igihe kimwe nshobora kumubabaza cyangwa we akaba ari umbabaza niba umutipe ari ubabaje uwo musiste sibyo ubwo uruhande rwabo ngo ni rubabaza abantu nta nahamwe iki niba umukobwa ari bababaje umuhungu ubwo ngubwo uruhande rw'abakobwa ubwo ruba ari nta nahamwe wohagarara bose bafite amakosa ariko ababivuga cyane se ukunda babona ari abaye avuga ati turahemukirwa impande nyinshi nk'abantu wenda mujye muganira abafrendi bawe wumva barira cyane ari abaye abakobwa bazikurira ariko si bazikurira nyine hagati y'abahungu ariko nyine n'abahungu buriya nabo barababara none se niba ukatiye umuhungu uba wumva bafite umutima nk'uw'igiti ni ikibazo nawe arababara ahubwo icyo atazi ni ukubiririmba ngo abimenyeshe abantu bose ese abakunda gukatirwa cyane ni abaye baya ni abakobwa bajya bakatirwa uretse ko tutabimenya nige kabwira tarakaraka n'ikindi gihe ndanagukati namwe bibaho ni nabyo bibaho cyane ngira ngo abakobwa rero nuko batabivuga kuko niba none se umusista niba afite amakosa ni gute umutipe yatamubwira ati sha tubivemo mushyimbo mu bishagashaka bikubaye wabyakira gute umusore mukunda arakubwira ati rakaraka ndabona biteye n'ingingo izi n'izi ABCD undi si byabije bitaraba byakubayeho simbizi umusore oya nyine twigane tutimo twigane byakubayeho umusore akubwira ati dutandukane wari wakoze iki uri umuntu ashaka kukubabaza akabikora akagira amahirwe akabona urababaye abo urumva abageze ku ntsinzi ikiba gihari ni ukubwiye ngo tubivemo amakosa urabona na yangaya sinshoboye kwihangana mu buryo ibi bintu rwose ikiba gihari no guhita umubwira ati okay nta kibazo ntago nakugora niba umusabye ugerageje kumusaba imbabazi ubona ntashaka kukumva ntashaka kugira uti ngomba kumubwira ati nta kibazo ntago nakugora icyiza ntacyo komezanya n'abashoboka ubwo njye sinshobotse akubwira ko munangizanyije yabikubwiye mu buhe buryo wari wakoze iki yabikubwiye muri restaurant njyewe urumva icyari ryari kugenda ntavuze akumva ngo yenda mpamagara kumva ndi mu bantu kutari mu rugo uri hehe hari ahantu nagiye uravayo ryari wagiye ryari nkamubwira
shahita avuga ati ngo yarabikubwiraga se urumva hoya ntabwo urumva ntabyambwiraga ngo ngiye ahanga ntabyashaka kumbwira nawe no kutabyitaga oya ushaka no kubyitaho ariko hari ukuntu baza n'umuntu wese wagiye ndi mu kazi ese ubwo ngo mu kazi wasubiza kandi wowe nta kazi ufite wamubwira ko wagiye akazi rero abantu barakitwaza bakabigira ingingo bakabigira ibintu bya tari akajya bashaka hose ndi mu kazi nagufatiye kuri telefone nijoro ariko we nyamara we wamubwira uti ko nagusanze kuri telefone saa sita ndi kuvugana n'abantu bo ku kazi ese wamugana n'umukobwa uramutse ukundana n'umusore ukamuhamagara saa 4 z'ijoro ari kuri telefone call waiting inshuro imwe inshuro ebyiri inshuro eshatu hakabacimo ukaba ukamenya ihanganeho ndebe mu kanya nka nyuma y'iminota 10 ukongera ukabona cyari call waiting kandi murakundana abavugana n'ababyeyi izo saha iyo minota yose we nta kantu kadute wagiramo ari umujama twari turi inshuti bya hatari nako ni kwanza twarakundana ariko mbivuga igihe cyose yampamagara ntabwo ampamagara bwije cyane yampamagara nka saa 3 n'igice enda mu gihe nyine abonye akanya niho yakundaga kumpamagara enda asanga ndi kuri telefone agatamo message ngo ari kubwiriza cyata wetu mute wari mu kibwiriza ngo ari kubwiriza aho mbire kuri telefone namubwira uti namuhamagara ngo ikibwirizwa kirarangiye urangije kubwiriza cyangwa umva nyine natari ariko nyamara ngera namuhamagara nari ndi kuvugana n'abantu ku kazi ibyo nari ndi saa 6 z'ijoro abo bantu bo ku kazi mukora akazi amasaha yose uriya muntu mukunda no guhamagara ayo masaha aba arimo kuguca inyuma umuntu mukundana ugite umuntu mukundana urimo guhamagara amasaha ya nijoro urimo guhamagara nka saa 4 saa 5 ugasanga ni call waiting umuntu ari mu biki iyo uhamagaye umuntu izo saha ubundi mukundana ugasanga call waiting ingana gutyo abarimo byanze bikunze ari kuguca inyuma nese yakubwira ko yari ari mu biki ayo masaha umuntu ari kuri call waiting niba nabonye uri n'umukunzi uhamagaye kuki atanambwiye asetera datangovugisha iyo yose ngo ubwo wahita wemeza ko barimo kuguca inyuma rero cyane wese yaba ari mu biki nta kintu kimwe yambwira mbese ubwo mwamwizerana ku buryo utakwizera nyine ko ari ku kazi aho arabura kuryama ngo aze akazi ubuze igihe gatangirira n'igihe karangirira aze kuryama ngo aruhuke yatumeje akica urukundo rwabaye business niko nawe ubyemera ni gukundana n'umusore cyangwa umukobwa gukora ikintu muhoramo hari igihe usanga hari igihe rimwe na rimwe hari igihe ariko biba bimeze ugasanga ukundanye n'umuntu kubera ko hari ibyo umubonamo umugani wawe usanga nk'umutipe akunze umukobwa abona azabonamo amafaranga abona wa muntu bazatangirana ubuzima bugahita bugeraho bugera hakaba n'umukobwa uvuga uti umutipe ufite amafaranga nta tuzabana tugahita dukomeza ubona ibigezweho kenshi wari ibihe mukuri kwawe mukuri kwanjye cyayigezwa no nyine abantu bafite amafaranga umuntu ufite ikofi ntabwo wakunda se umusore w'umukene hari ufite ikofi wakaporocinze buriya umuntu wese agira amahitamo ye ngiye ku bwanjye ruhande ko yameze kose twatangira ubuzima ahubwo kubona uwo muntu wumva witanye n'umuntu wenda n'umusore wikorera mu rugo ukora akazi ko mu rugo akagukunda byavamo apfa kuba agukunda icyambere ni urukundo agukunda ubibona akagukunda nta mpamvu ibintu byose nyine ibintu birahinduka ariko se amafaranga yo ubona aba adakenewe amafaranga aba akenewe kandi amafaranga ava mu gukora sibyo nyine ndavuga amafaranga aba akenewe ku buryo no mu rukundo aba akenewe ese uwo mutipe uzabwira ngo nyemura akabazo we ntagakemure uwo mutipe wahisemo kujya gukora akazi ko mu rugo cyangwa umusitiri wahisemo kujya gukora akandi kazi ko mu rugo ntabwo ari ukora akandi kazi aba yabonye ngo akange ntabwo urumva umukunze waba ufite ubushobozi cyangwa utabufite mugakora uko mushoboye waba ufite aho bishobora kuva nawe ushobora kugera mpamvu yo kuvuga ngo pfa kumubonamo ubushobozi ubona ko nyine akazi ako ari ko kose wamusibye kakandi ko mu rugo n'akandi wamuha yagakora
abantu si urukundo barugize business ubagirize inama wa musore ndajyaho mukureho desa bita turangizanya njye kuri uriya mukuru yangaya kuntu umuntu yabigize nk'akazi njye sinzi impamvu ntekereza ko ari amafaranga nta kintu amara kuko inshuro nyinshi usanga amafaranga tutabona ikintu nta n'ikintu atumarira gusa njye inama nagira umuntu ufata urukundo akarugira bizinesi ntabwo icyo ngicyo cyo gikenewe igikenewe ni ugukunda umuntu mukunde ntabyo mukurikiyeho mukundane mupanga ibyo mupanga mugire aho muva mugire aho mugera mwemeze ibintu mubigereho nibyo kuvuga ngo nzakurikira runaka kuko mbona kameze gutya bazamfashe ibi ugutekereza ko uzashaka nko mu gihe kingana iki ufite iyo myaka ntabwo njya mbitekereza ntabwo ndagira ibitekerezo by'urugo nta nubwo ugitekereza rero umugabo uzashaka uko azaba ameze ndamukurura nkamubura ngahita mbyihorera ndareba nyine nkareba akahorera isi ya none akabatera asa nk'abantu bazaba ndareba nkakurura nkasemana yanjye nzamurota mu nzozi basi mubone bizagenda biti nyine ntabwo njya mbona ahantu azava simba mbona no kuntu ameze ntabwo njya mbona ahantu umukunzi wawe azava ameze ati ariko nawe wabyibaza biragucaka azaba ameze ati tuzatubana gute mu nzu reka ubu mufite amatsiko yo ko muzamubana mujye kogana mugire gute ayo matsiko yose uba uyafite nayo matsiko ufite se cyangwa mvugiye ibitari byo oya ni ibyo nabizi wenda tureke no kogana kuko mushobora no kutogana furana mu bugiri mukabyuka mukabyara ibintu byo mu rugo nta musore murarana nawe mwararyamye murataha nawe nta n'umwe twararanye wararyamye barataha oya nabyo ntawe naryamye ngo ntahe uramutse ukundana n'umusore akaguca inyuma ukabimenya kubimenya no kutabimenya icyiza ni iki ikiba gihari icyiza ni uko nabimenya icyiza ni uko wabimenya ntabwo mwahita mutandukana suga buriya ikintu gitangira kuba kibi iyo gihora cyisubiramo ari ubwa mbere mufashe cyangwa nkabimenya ko anca inyuma ari ubwa mbere namwihanganira n'ubwa kabiri n'ubwa gatatu wabwirwa n'iki se ko ari ubwa mbere ni ubwa mbere mufashe ntabwo wowe iyo yaba asanzwe anca inyuma igihe cyose yari asanzwe anca inyuma iminsi yose nta kibazo ntabyo namenye ibyo ngibyo nta kiba bintwaye ariko siko kutabimenya si byo byiza oya ntabwo ukaguma muri icyo Kigali nyine gutegwamo muri icyo Kigali ugomba kubana n'umuntu umuzi ngize amahirwe nkagufata nkabimenya ukamufata nkakwifatira ntakubabarira nakuvuga ati ibintu si byo bigomba kugenda gutya gusa nyine nyine biba bigoye gusa namubabarira bwa mbere bwa kabiri ariko bitangiye kugera muri gatatu nakubwira uti noneho tugiye gushaka ikindi nyine ikintu cyo gukora birashoboka ko njyewe hari ibyo ntujuje kandi ukeneye ese uwo mugani n'izihe mpamvu zituma umuntu acunda inyuma ntabwo mbizi kuko njyewe nta mukunzi wanjye ari naca inyuma ariko njyewe ku cyanjye giti ntekereza ko wenda hari ibyo aba yakubuzeho abona ku bandi n'ibihese ntabwo mbizi ndetse uvuga ngo hari ibyo aba yakubuzeho utazi ibyo ari byo none se ibyo ngibyo byatumye ajya kuguca inyuma wasanga aba yabikubuzeho ibyo yagiye kugucira inyuma ariko burya umuntu ushobora no kubiganiraho nabyo akabibona muri ikintu kitaba cyiza ni ukuganira ku kibazo gihari aho ngaho gukomunikasiyo iyo mutaganiriye ku kibazo gihari mugishakira igisubizo kuko ukitora ati ubwo ntabibona gutya nyine njya kubishakira ahandi ugahita wigira ahandi bigiye ahandi ndetse gukora uvuga ati kutabimenya nibyo byiza kubera wabimenya mushobora guhita mushwana ariko utabimenye nubona kubimenya nibyo byumva gutyo gusa kubimenya nibyo byiza none se amabwire uravuga ati uriya mugabo ariko aguca inyuma oya ntabwo wumva amabwire
kubimbwira byo nta kintu na kimwe byampindura nakomeza nkaba wawundi ahubwo wenda iyo byumva bakomeza babivuga icyo ngiye gukurikira no gati nuko yemeze telefone yimo password imeze gutya kuki ubundi afata telefone akashyiramo ibintu bingana gutya abari kumpisha ese ni ngombwa ko umuntu wese mukundana mutarabana akubwira password za telefone gute sataye kubwira kandi nyine mukundana wenda najya kujya zakubwira password yawe yageze ku rwego rwo kujya mu rugo ashaka no kwikubwira ariko njyewe tureke na telefone nshobora kugukurikirana nkakuneka mu buhe buryo wamuneka ute ushaka kumuneka rwose birashoboka nyine gute buriya umuntu bakubwiye ngo baguca inyuma aba afite amakuru aba yafite umuntu ukwiye kubwegereza neza ahubwo ati noneho umuncungire wahiri bwinjira uza kumumagara ahiri bwinjira haraza kwinjira uza guhita umumagara nkwereke mbese numva guhaye amakuru neza ahubwo ataraha we hansange nkwereke naho iyo telefone yawe nta mabanga arimo ku buryo nk'umuntu mukundana ashobora kuyifata mugahita mutandukana agiye nko muri message zayo urumva n'uwo musore urimo wenda abandi nk'umuntu mukundana afashe telefone yawe nk'amasaha 2 mwagomana twagumana nta kintu kibanga kirimo nta na kimwe nasa nta password ugiramo nta tumessage tw'abandi basore ushyiramo password ni ibintu bisanzwe ushaka kuyishyiramo wenda kuko udashaka ko urabona hari nk'uburyo ushaka gukoraho burya ukagira ibintu yigirira neza ni umutekano wa telefone itaza ushaka kuyishyira mu mufuka igatangira guhamagara uwo musore urimo ariko niwe mukundana nta musore urimo harimo ifoto yanjye katurare kereka abantu kuri kamera harimo umusore harimo ifoto yanjye ukanyine batubeshye nakanyine mubeshye ese nk'umuntu mukundana uramutse wibeshye wenda ugashyira nk'ifoto y'umuntu y'umusore wundi muri telefone yawe akayisangamo nese wakwibeshya bibaho ufashe umwanzuro wo gufata ifoto y'umusore hari n'ukuntu umuntu ashobora kubikora nk'uko telefone yawe utabizi we telefone yawe umara igihe kingana icyo utarayirebamo njyewe nasungumira kukuyirebamo ahubwo telefone yanjye nyirebamo kenshi gashoboka ngambwira ukuntu umuntu yafata telefone yanjye agashyiramo ifoto muri screen nkirirwa nyigendana ntarabimenya ko irimo umukunzi akayifata kabisa ntabwo byashoboka ariko ngiye mfashe umwanzuro ko nkafata ifoto nkayishyira muri screen kurumva haba hari ikintu kirimo reka ok fresh sana wakoze cyane kutuganiriza turimo tuganira ku musozo ubutumwa nk'umukunzi wawe ni ubuhe hanyuma n'ubutumwa aho abantu baba bakundana n'ubuhe ubutumwa umukunzi wanjye se ijambo mubwira ni akahe akajambo namubwira ni akahe sha ndamukunda ndetse ko batubwiye ko ntawe uhari oya arahari wari wabyibagiwe dutangira batubwiye ngo nta mukunzi ufite none akajambo ko kumubwira karabonetse ayisaze ndabitekereje nsanga hari umuntu ndi gukunda uri kuza ok fresh sana rero wakoze cyane kutuganiriza kabisa